bakunze ibiganiro byacu twongeye kubasuhuza. Nk'uko umuntu ahumeka umwuka mu kanya gato bikabaye amateka, uyu munsi niko tugiye kujyana mu rugendo rwabaye rw'amateka. Urugendo rwabayeho mu binyejana byinshi cyane bishize, ariko nyamara urwo rugendo rugasigara rwanditse amateka akomeye cyane ku bwami bw'Abanyafurika, ndetse bikaza no kuba inkuru yamamaye na n'uyu munsi gitera abantu benshi kwibaza ukuntu ibyo bintu byagenze ndetse n'uburyo byatangiye kugira ngo iyo nkuru ize kumenyekana ku kigero kingana gutyo. Uru rugendo rwacu kandi rwabaye urugendo rw'abanyabigwi, cyangwa se umugore umwe w'icyamamare wabayeho ku mugabane wa Afurika ubwo yaburaga ubwami bwa Aksum. Uyu mugore yabaye umunyabigwi w'amateka akomeye cyane, aba umunyabwenge, ndetse ubwiza bwe n'uburanga byayebuje abantu benshi, byaje gutuma izina rye ritumbagira cyane, aramenyekana mu mahanga yose atandukanye. Uyu mugore kandi ubwo yakoraga runo rugendo nibwo bwaje gutuma aba umunyamateka, umunyabigwi uhambaye, arigwa cyane mu bitabo, ndetse inkuru ze zandikwa n'ahantu henshi, abantu benshi bakajya bazisoma. Abenshi batangajwe n'ubwenge bw'uyu mugore n'imbaraga yari afite, ariko byose ngo byaturutse ku matsiko yaje kugira nk'uwari umwamikazi w'Abaksum. Uyu mwamikazi ngo yaje kwifashisha inyandiko zikomeye, maze biza gutuma kubera izo nyandiko nawe aba umuntu ukomeye, akuramo ubwenge bwinshi cyane mu gihe yaburaga buno bwami. Nawe aza kugira amatsiko menshi, ariko iyo umuntu waje kwandika zino nyandiko ari byo byatumye ategura urugendo rw'amateka tugiye kuganira uyu munsi wa none. Njye muri kumva kuri mikoro nitwa Medal. Uyu munsi ibiganiro byacu turi buze kuganira ku mwamikazi w'Isheba, umwamikazi waje kumenyekana akaba igitangaza cyane, kuko ngo ari we mwamikazi washoboye kwiba umutima w'umwami Salomo wayoboraga ubwami bwa Yerusalemu. Ibiganiro byacu by'uyu munsi biraza kwibanda cyane ku mateka n'ubuzima byaranze uyu mwamikazi w'Isheba kuva avutse kugeza ubwo yabyaranaga n'umwami Salomo, ndetse n'ubwami bwe yayoboraga uburyo bwari bumeze, ubwami bw'Abaksum bubarizwa ahantu hari Ethiopia umunsi wa none. Mu binyejana bitandukanye ubwami bw'Abaksum bwari ubwami bukomeye cyane, ndetse ngo bwabaga bufite n'ubuyobozi buhambaye ku buryo bwubahagwa n'ubundi bwami bwabaga buturanye nabwo. Haje kubaho umwamikazi rero w'Isheba. Uyu mwamikazi w'Isheba amazina ye yitwa Makita. Makita yavutse mu buryo budasanzwe, kuko yavukiye mu muryango w'abami kandi avukana ubwenge bwinshi cyane. Yaje kubona umwanya uhagije wo kwigishwa iby'amateka, iby'ubutegetsi ndetse n'iby'ubwami. Yaganirijwe ibiganiro byinshi bitandukanye bivuga ku mateka no gukomera ibigwi by'abakurambere be, maze Makita nawe akurana ubwenge budasanzwe, dore ko bamwe baje kwemeza ko uyu mwana ari uzaba umwami mu gihe uwayoboraga ingoma azaba amaze kuyitanga. Mu mateka akomeye cyane yaranze umugabane wa Afurika, amateka yaje gukomera akamamara akaba inkuru, harimo n'aya ngaya y'umwamikazi Makita, cyangwa se uwamenyekanye nk'umwamikazi w'Isheba. Uyu mwamikazi yaje kwandika amateka akomeye, ariko hari n'abandi bagiye bakora amateka nubwo ataba ataramenyekanye ku kigero kingana n'ay'uyu nguyu mwamikazi w'Isheba. Uyu mwamikazi mu gihe cy'ivuka rye ngo byari ibihe bidasanzwe, kuko ngo ari we wenyine wakuze, ndetse ngo yaje kugira n'uruhare mu gukora inzira y'imugeza ku bwami, dore ko ubwenge yari afite aribwo bwatumye bamwe bamwizereramo, babona ko koko akwiriye kuyobora buno bwami bwa Aksum. Ubwami bwari bukomeye, bitari byoroshye no mu baturage kubabwira ko umuntu uzakurikira umwami cyangwa se uzasimbura umwami ariho azaba ari umukobwa. Icyo gihe byari bigoye kwizera ko umukobwa cyangwa se umugore yagira imbaraga zategeka ubwami bukomeye gutyo bw'Abaksum. Gusa siko byari bimeze ku mwamikazi w'Isheba, cyangwa se uyu mwamikazi Makita. Akiri umwana mutoya ngo abamureze bakomeje kumubonamo impano idasanzwe yo kuba umuyobozi, akagira ubwenge butangaje, ndetse ngo akagaragaza n'ishyaka n'urukundo n'umurava ibyo yakundaga ubwami bwe bw'Abaksum. Ibi rero byaje gutuma agirirwa icyizere cyo kuzasimbura se ubwo azaba atanze ku ngoma, maze ngo akaba ari umwami ukurikiraho uyobora buno bwami bw'Abaksum. Uyu mwana kandi wari ukiri muto ngo yagarangwaga cyane n'umuco. Uyu muco mu bwami bw'Abaksum ufite ibintu byinshi usobanuye, dore ko na n'uyu munsi umuco w'Abanyetiyopiya ukiri mu mico ihambaye cyane ku mugabane wa Afurika. Uyu mukobwa rero ngo yari afite umuco mwinshi cyane, akagira ubwenge, akagira urukundo n'umurava n'ishyaka byo gukorera igihugu cye, ngo maze bituma rubanda rwinshi rumugirira icyizere, ngo nubwo hatabuze bamwe batumvaga ko uyu mukobwa ashobora kuba umwami bitewe n'imitekerereze yabo cyangwa se ibyo bizeraga. Uko iminsi yakomezaga kugenda ishira, niko Makita, uyu wamenyekanye nk'umwamikazi w'Isheba, yakomezaga gusatira kuba umutegetsi w'ubwami bw'agatangaza bwari icyo gihe mu ihembe rya Afurika. Ubu bwami bwabarizwa mu gace karimo Ethiopia ndetse na Eritrea. Makita byari bigoranye, ariko byari binoroshye kuri we, kuko n'ubundi yarasanzwe yarakuriye ubwami, yarazi uburyo ubwami butegekwa, ndetse aza n'uburyo politiki ikorwamo. Ibyo byose byamugiraga umwe mu bantu bashobora kuba umwami mwiza, ndetse bakayobora kino gihugu cye. Nk'umwana kandi wakuranye ubwenge bwinshi cyane,
yabaga ari kureba icyo bimusaba kugira ngo abashe kuyobora bano baturage babaga mu bwami bw'Abakisumu ndetse ahangane n'abantu bose bamurwanyaga. Makita ntabwo yarwanye intambara nyinshi kugira ngo abe umwami, ahubwo byari byoroshye ngo akoreshe ubwenge yavukanye koko n'impano yari afite, maze azabashe gukomveka bano baturage bose n'abandi bose bamurwanyaga, abashe kugera ku bwami ayobore buno bwami bw'Abakisumu bwari mu bwami bugari bwariho ku mugabane wa Afurika muri icyo gihe. Ugukomera k'umwamikazi Makita bigaragaza ibintu byinshi. Nk'umugore byagaragaraga ubutwari, dore ko yari afite ubwenge bimwe abantu batizeraga, ndetse byari bigiye no kumugira umunyabigwi ukomeye cyane wabayeho mu bwami bw'abami bw'Abakisumu ndetse no ku mugabane wa Afurika, kubera ko Makita we ngo yari yiteguye gutwara ku bitugu ndetse no guhangana n'ingaruka ubwami ndetse n'abaturage bo bashobora guhura nabyo mu gihe yaba ari umutegetsi. Makita akimara gufata ubutegetsi amaze gusimbura se, yatangiye kuba umwami, maze ngo akigera mu ngoro y'umwami yagaragaje ubwenge budasanzwe, dore ko mu gihe yabaga ari gukora imirimo ye ya cyami cyangwa se ari mu rukiko ibwami, yakundaga kwifashisha inyandiko zanditswe n'umwami Salomo. Izi nyandiko ngo zari zirimo ibitekerezo bihambaye kandi zari zirimo n'ubujyanama bwinshi cyane. Makita ngo yarabisomaga amanywa nijoro maze bikamwungura ubwenge. Ibi byatumaga akomeza kuba udasanzwe nk'umunyabwenge, kandi gusoma zino nyandiko ntabwo byari bihagije, ahubwo ngo yatangazwaga n'umuntu wari ufite ubwenge bungana gutya, maze ngo buri munsi akagira amatsiko akumva ashaka kubona uyu muntu wanditse ibi bitekerezo byose ndetse umwami ukomeye gutya, kuko Salomo mu nyandiko ze hagaragaraga uburyo yacagamo imanza, inama yagiraga abantu n'ibitekerezo. Salomo yari umwami uyobora agace ka Yerusalemu, ubu ni ubwami bwabaga mu gice cya Aziya. Salomo kandi yaje kwamamara mu kugira abagore benshi. Uyu mwami si abagore benshi gusa yari azwiho, ahubwo ngo yari azwi nk'umufilozofi cyangwa se umuntu wagiraga ibitekerezo bikomeye cyane. Ibitekerezo bya Salomo byafashije Makita kuyobora ubwami bw'abami bw'Abakisumu igihe kirekire, kuko ngo buri gihe yarabisomaga. Mu ngoro ya Akisumu yabaga irimo umwamikazi Makita, nta kindi ngo wasangagamo cyane keretse imizingo y'ibitabo. Ibi bitabo byabaga birimo ibitekerezo bya Salomo, imigani ndetse n'ibindi bintu byinshi cyane byafashaga umwamikazi Makita gukomeza gutyaza ubwenge bwe kugira ngo abashe gutegeka abaturage be neza. Makita nk'umuntu yakomeje kugira amatsiko yo kubona umuntu wanditse zino nyandiko, maze ngo umunsi umwe aza gupanga urugendo rwabaye rw'agatangaza ku isi. Uru rugendo rwari rugiye guhindura byinshi ndetse no kwandika amateka akomeye cyane, na n'uyu munsi ariyo tugiye kuganiraho. Makita nk'uwakuze ari umunyabwenge ndetse w'umunyamatsiko menshi cyane, yateguye urugendo. Makita yakuriye ibwami, wibuke yari asobanukiwe neza icyo gusura umwami cyangwa se gupanga urugendo rujya kureba undi mwami byari bisobanuye kuri we. Makita yatojwe neza ibya politike ndetse yari n'uw'ibwami, bisobanuye ko yari afite impano zihagije ashobora kuba yashyiriye umwami Salomo kugira ngo baganire. Mu rugendo rwe Makita ngo yafashe ibintu byinshi by'agaciro, amazahabu menshi ndetse n'abaja n'abacakara bazamuherekeza mu rugendo rwe. Arangije ngo apanga urugendo, afata ingamiya, arangije azipakira amagare, afata urugendo rwaragenda. Urugendo rwari rurerure cyane kuko rwamusabaga kumara igihe kinini agenda, dore ko harimo no kwambuka inyanja itukura. Makita yaragiye, maze mu gihe kirekire ari mu rugendo biza kurangira ari gusatira ubwami bw'abami bwa Yerusalemu mu mucanga mwinshi ndetse n'inzara, izuba, amaze gushyuha, amaze kunanirwa igihe kirekire kubera urugendo. Makita yari arimo areba umujyi wa Yerusalemu imbere ye. Amatsiko yari menshi cyane yo kuza kubona umwami Salomo, umwami wakomeje kuba agatangaza mu buzima bwe, umwami wamufashije gukora ibintu byinshi, umwami yafataga nk'umunyabigwi, umwami w'amateka kuri we, umwami wari uzi ubwenge budasanzwe. Byatumye Makita yemeza agapanga urugendo, agasiga ubwami bwe akajya kumusura kugira ngo byonyine gusa baganire, ngo arebe umunyabwenge wabayeho mu buzima bwe atari yarigeze abona. Makita byaje kurangira yinjiye mu mujyi wa Yerusalemu, maze umwami Salomo aramwakira, ngo bagiranye ibiganiro bikomeye cyane. Ibyo biganiro kubera Salomo yumvishe Makita ari umuhanga cyane, byaje gutuma anamubenguka, maze mu rugendo rwose Makita yakoreye aho ngaho i Yerusalemu yagiriye ibihe byiza cyane, ngo dore ko yaje kwigira n'inyigisho za Judaisme cyangwa se inyigisho za Kiyahudi, maze Makita nawe atangira gukunda kuba umuyahudi. Umujyi wa Yerusalemu Makita ngo yari yarawukunze cyane ku buryo mu bihe byo gutaha ngo byagoranye cyane. Igihe cyaje kugera rero Makita nk'umuntu wari waraje gusura biza kurangira asubiye mu bwami bwe, ariko umunsi wo gusubira mu bwami bwe Makita ngo yari afite ihurizo rikomeye cyane, ngo dore ko noneho yari agiye gusubira yatwite kubera ko yaje kubenguka n'umwami Salomo, bikarangira babyaranye. Si ibyo gusa kandi byonyine, Makita ngo urukundo yari amaze gukunda umujyi wa Yerusalemu yumvishe bimuteye ishavu n'agahinda, ndetse n'umwami yari asize inyuma, ariko nk'umwami yagombaga nawe gusubira mu bwami bwe,
maze akajya gutegeka kuko nicyo abaturage bari baramutoreye. Makita yongeye afata urugendo, yurira ingamiya ze n'indogobe n'amafarashi, arangije arerekera yambuka inyanja asubira mu bwami bwe bwa Aksum. Akiri mu rugendo ariko Makita nibwo yaje kubyara, abyara umwana. Cyari ikibazo gikomeye gusubira mu bwami warabyaye kandi umunsi afata urugendo yaragiye nta mugabo bari kumwe, cyangwa se yaragiye akiri umukobwa atarashaka umugabo ngo abe yabyara. Igihe cyaje kugira Makita asesekara mu bwami bwe maze asubira gutegeka aba Aksum. Byari ibihe by'ibyishimo. Uyu mwana yabyaranye na Salomo yaje gukura, akomeza kwigishwa inyigisho za Kiyahudi, ndetse nk'ikindi gikomangoma cyose yaje kwigishwa ibigendanye n'ubwami. Gusa inkuru ya Makita yaje kumenyekana iramamara cyane nk'umwamikazi w'i Sheba, umwami wibye umutima w'umwami Salomo, maze bigatuma babyarana umwana. Ibyo byahaye ubwamamare budasanzwe buno bwami bw'Abaksum mu isi yose bukomeza kuvugwa, ndetse inkuru n'amateka by'ubwamikazi w'i Sheba birandikwa ahantu henshi na n'uyu munsi birakirwa mu bitabo, bibaza ubudahangange ubudasanzwe ndetse n'imbaraga zikomeye cyane uyu mwamikazi w'i Sheba yari afite. Ubwenge bwe, imico n'imyifatire ndetse n'amatsiko menshi yageraga byaje gutuma agera kuri uyu mwami Salomo. Umwami yari igitangaza mu gice cya Aziya. Uyu mwami Salomo akaba yaramamaye ku bintu byinshi, cyane cyane ku nyandiko yasize yanditse n'ibitabo, ndetse n'ubwenge bugaragara yakoreshaga mu gihe abaga ari guca imanza. Uyu mwami Salomo kandi si ubwenge gusa yamamayeho, dore ko yabaye icyamamare ko ari umwami waje gushaka abagore benshi, dore ko ngo yari afite abagore 1,000. Makita uyu mwana we yaje gukura maze nawe birangira abaye umwe mu bikomangoma bizaragwa ikamba. Ubwami bw'Abaksum bwakomeje kuyoborwa n'uyu muryango. Umwamikazi Makita cyangwa se umwamikazi w'i Sheba wibye umutima wa Salomo, nuko inkuru ye yamamaye bakimoma ahantu hose barayimenya. Mwakoze gukurikirana ibiganiro byacu, mukore like, share, subscribe ndetse na comment kugira ngo tuzabane mu bindi biganiro bikurikiraho.